twongeye kubasuhuza tubifuriza amahoro y'Imana ndetse tunabasabira ngo Imana ibahe amaso y'umwuka kugira ngo mubashe kubona ubwiza bwayo. Iyi ni Hope Restoration, tubahaye ikaze aho tugiye kurebera hamwe impamvu Imana yatoranije Dawidi mu bandi ikamwimika akaba umwami w'ubwoko bw'Abisirayeli. Mu by'ukuri twese Imana iradukunda, n'ikimenyimenyi ni uko yaturemye mu ishusho yayo kandi yo ubwayo itwita abana bayo. Yohana wa mbere ibice 3:2 haranditswe ngo bakundwa ubu turi abana b'Imana, ariko ko tuzamera ntikurerekanwa. Icyakora icyo tuzi cyo nuko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, kuko tuzamureba uko ari. Aya ni amagambo y'Imana. Aya magambo y'Imana arashimangira ko twese turi abana b'Imana kandi ikabidukunda. Gusa nanone ntitugomba kwirengagiza ko nubwo twese dukunda, ntabwo twese yaduhitamo mu gihe ishaka umuntu wo gukora umurimo wayo uko bikwiriye. Ibi nanone birashimangirwa n'amagambo yayo dusanga muri Matayo 22:14 haranditswe ngo kuko abahamagawe ari benshi ariko abatoranijwe bakaba bake. Ibi bivuze ko abo bake batoranwa hari icyo babarusha abandi. Dawidi nawe ari muri abo bake batoranijwe, kandi biragaragara ko Imana ijya kumutoranya ifite icyo yagendeyeho. Ibi birashimangirwa n'amagambo yayo dusanga mu gitabo cya mbere cya Samweli ibice 16:6 kugeza ku 7. Ubwo Imana yabwiraga Samweli ikigenderaho itoranya abo yifuza kuzakoresha mu murimo wayo, haranditswe ngo nuko basohoye aho yitegereza Eliyabu, aribwira ati nukuri Uwiteka yimikisha amavuta nguye imbere ye. Ariko Uwiteka abwira Samweli ati nturebe mu maso he cyangwa ikirere cye ko ari kirekire. Namugaye kuko Uwiteka atareba nk'uko abantu bareba. Abantu bareba ubwiza bugaragara, ariko Uwiteka we areba mu mutima. Aya ni amagambo y'Imana. Ibi biragaragaza ko Uwiteka yarebye mu mutima wa Dawidi akawusesengura, akawunonosora neza, agasanga uwo mutima hari iby'ubitsi by'agaciro bigomba kumugira umwami. Ese uwo mutima wari mutima ki? Reka tubirebere hamwe. Dawidi yari afite umutima ubabarira, umutima utabika inzika cyangwa ngo wihorere. Nyuma y'uko Dawidi ahangamiye igihangange Goliyati, umwami Sawuli yaramushimiye amuhimba kuba umutware w'ingabo. Buri uko Dawidi yagabaga igitero yatahukanaga intsinzi. Umunsi umwe yagiye ku rugamba akora ibitendo bitigeze bibaho. Yishe ababica, arabica, arongera arabica koko. Maze ubwo yatahukaga avuye ku rugamba, asanga abagore bakubise buzuye imidugudu, buzuye imihanda baririmba bamusingiza bati Sawuli yishe ibihumbi, ariko Dawidi we yishe inzovu. Aha bumvikanishaga ko Dawidi ari intwari, umugabo w'imbaraga kurusha umwami Sawuli. Ibi byababaje umwami Sawuli cyane, maze atangira guhiga Dawidi ngo amwice. Ariko Dawidi nabimenye arahunga. Sawuli yateguye ibitero byinshi byari bigambiriye kwica Dawidi. Hari naho yamuteye icumu, Dawidi arikwepa arifata urukuta. Ariko Dawidi we ntiyigeze n'umunsi n'umwe agerageza kwica Sawuli, kandi byaramushobokeraga cyane. Umunsi umwe Dawidi yari yihishe mu buvumo, maze Sawuli akubwe yinjira muri bwa buvumo gutwikira ibirenge, ndavuga kwiherera ku mwami. Yinjiramo, maze agezemo harimo Dawidi n'abantu be. Maze abantu ba Dawidi baramubona, babwira Dawidi bati uyu ni wo munsi Uwiteka yakubwiye ko azakugabiza umwanzi wawe maze ukamugenza uko ushaka. Dawidi akimubona yarahagurutse bucece, aragenda maze agesa ku kinyita cy'umwambaro wa Sawuli. Hanyuma Dawidi agira umutima umuhana kuko yageshe ku mwambaro wa Sawuli. Abwira abantu bati Uwiteka ndinde kugenza n'umwami wanjye. Uwiteka yimikishije amavuta gahangara kumuramburira ukuboko kwanjye, kandi ari we Uwiteka yimikishije amavuta. Hanyuma Sawuli arasohoka, Dawidi nawe arasohoka. Akigera hanze ahamagara Sawuli. Sawuli akebutse abona ni Dawidi. Bahuje amaso, Dawidi arapfukama aramuramya, maze aramubwira ati databuja, nubwo unyanga njye sinkwanga. Iyaba nkwanga mba nakwishe. N'ikimenyimenyi dore ikinyita cy'umwambaro wawe ndagifite mu ntoki. Nuko rero umenye ko nta kibi nkwifuriza cyangwa se ubugome. Ati kandi sinagucumuyeho. Ati nubwo uhigira ubugingo bwanjye kubukoraho, njye ukuboko kwanjye ntikuzagukoraho. Ibi biraduhamiriza neza ko Dawidi yari afite umutima udahora.
ni abantu bake bagira umutima nk'uyu wo kureka umwanzi wawe uhiga ubugingo bwawe akagenda kandi umufite mu biganza byawe uwamutanze no kumubona. Nanone Dawidi yari afite umutima wihangana utegereza ubudacika intege. Dawidi yamaze igihe kirekire ategereje isezerano ry'Imana. Dawidi akimara kwimikwa ntiyahise aba umwami. Aha biragaragara ko nawe ubwe yibazaga inzira bizacamo akayibura. Gusa kuko yari afite umutima wihangana yakomeje gutegereza kugeza igihe isaha y'Imana igereye maze asimbura Sawuli nyuma y'uko Sawuli atanze. Ahandi umutima wa Dawidi wihangana ugaragarira ni igihe yamaze ari umushumba w'intama za se. Biragaragara ko muri iki gihe Dawidi yahuye n'ibibazo byinshi by'ubuzima byashoboraga gutuma acika intege. Ni nk'aho umuryango we wari waramutereranye umujugunyiyo aho yirirwaga ahangana n'intare n'amadubu. Bibiliya itubwira ko muri icyo gihe yasengaga 7 ku munsi. Bivuze ko byari bigoye cyane ku buryo yashoboraga no kubivamo, ariko amasengesho yaramukomeje akomeza kwihangana ndetse agira n'umutima utegereza. Dawidi nanone yari afite umutima wuje ubugwaneza kandi utabika inzika. Ubwo Dawidi yamaraga kwima ingoma Sawuli amaze gutanga, Dawidi ntiyigeze atoteza umuryango wa Sawuli, nubwo Sawuli we yangaga Dawidi urunuka. Ahubwo Dawidi yabajije niba nta muntu wo mu muryango wa Sawuli ukiriho ngo amugirire neza. Yakomeje kubaririza, abaririza hirya no hino, maze bamubwira ko hari agahungu kitwa Mefibosheti ka Yonatani, umuhungu wa Sawuli w'inshuti magara ya Dawidi kakiriho. Dawidi yagatumijeho maze karaza ka Mefibosheti, maze agasubiza ubutaka bwari ubwa sekuru bwose Sawuli, kandi akizeza ko katazigera gasonza. Mu by'ukuri abantu bafite umutima nk'uyu ni bake. Niyo mpamvu Imana yishimiye umutima wa Dawidi kurusha indi mitima y'abantu bose.